ashimwe cyane nongeye kunezerwa Imana muri iki gitondo kuri uyu munsi w'iki cyumweru. Amazina yanjye yitwa Rev. Pasteur Dukuze Yesu Jean Aime, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana 4. Turashima Imana. Ndashima kandi ubuyobozi bw'itorero, Bishop na komite yose ndetse n'umushumba Dezami kuba kuri iki cyumweru mwongeye kumpa ikaze kugira ngo tuganire n'ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana. Ni ibintu by'igiciro gikomeye. Hari igihe tuba twaragiye dusenga tubwira Imana ngo Mana duhe icyo kuvuga, Imana ikaduha icyo kuvuga, hanyuma rero haba hasigaye naho kukivugira. Ndashima Imana rero ko ntari hano kubw'umugambi wanjye, ahubwo ndi hano kubw'umugambi w'Imana. Icyo Imana impa kuvuga aba ari cyo wakira, Imana irabona ko ari cyo ukwiriye. Amen, amen. Reka dusenge nanone kandi kugira ngo twongere twinjire mu ijambo. Turaririmba indirimbo imwe n'abaririmbyi baraza kuba bamfasha. Ndagushimiye Mwami Yesu ko wemeye guhinduka umuntu ukaza mu isi kuri misiyo yo kuducungura. Warakoze no kutumenyesha ubwiru bw'ijambo ryawe. Mu ijambo ryawe harimo ubuzima, mu ijambo ryawe harimo ubutsinzi, mu ijambo ryawe harimo kubohoka, mu ijambo ryawe harimo kubaho. Turakwakiriye mu ijambo ryawe kugira ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Urakoze kutwumvishe. Amen. Yesu iyo nkubonye, twese turirimbane iyi ndirimbo. Sanguregeyo ko bambwiye n'amanangara, n'amanangara. Haleluya. Iyo nkubonye sanguregeyo kandi ijwi ryawe, kandi ijwi ryawe, ijwi ryawe rindutira amajwi yose, yose n'amanumva. Kandi ijwi ryawe, kandi ijwi ryawe, ijwi ryawe rindutira amajwi, amajwi yose, yose n'amanumva. Nisanze, nisanze mu rukundo rwawe, wambereye, wambereye uburuhukiro n'ubuntu bwawe. Aka karirimbo karirimbe utuje. Ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe, Yesu darutse. Nisanze mu rukundo, nisanze mu rukundo rwawe, wambereye, wambereye n'ubuntu
bwawe n'ubuntu bwawe bumagije ndi kumwe nawe Yesu ndaruhutse ibyo ukora byose ni byiza ukubikora n'urukundo ibyo uvuga byose ni ukuri kuko ubivuga n'urukundo nisanze mu rukundo rwawe wambereye ubuhungiro n'ubuntu bwawe bumagije ndi kumwe nawe oh haleluya ndi kumwe nawe oh ndi kumwe nawe Yesu ndi kumwe nawe oh ndi kumwe nawe Yesu komera Yesu amashyi menshi iyo uri kumwe na Yesu uraruhuka reka dusome ijambo ry'Imana turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 19 umushumba mukanya vuze Luka avuze 10 ndavuga se agiye gushyiraho n'icyenda numva avuze 18 ndavuga nawe amen ariko uko bimeze ntabwo njya mpindura icyanditswe Imana yamaye n'ubundi niyagisoma nari kugisubiramo amen kuko ndabizi neza ushobora kurya muceri saa sita na nimugoroba ukawurya ariko nturyohe kimwe kandi ukawurya kandi ukaryohera nari kongera rero nkarisubiramo turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 19 dusome umurongo wa 29 abafite Bibiliya ni kuri page ya 84 mu isezerano rishya Luka 19:29 twahageze reka dusome mutwaye amagambo avuga ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe 29 ageze bugufi bw'i Betifage ni Betaniya ku musozi witwa Elayono atuma babiri bo mu bigishwa be ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse aho hantu humve neza kiziritse kitigeze guheka umuntu nuko mukiziture mugire gute mukiziture mukinzanire 31 kandi nihagira umuntu ubabaza ati murakiziturira iki mumubwire mutya muti databuja niwe ugishaka izo ntumwa ziragenda zibisanga nkuko yazibwiye bakizitura icyana cy'indogobe ba nyiracyo baraza bati murakiziturira iki barabasubiza bati databuja
niwe ugira gute ubishaka. Muri aya masengesho twatangiranye, mubo mwatangiranye ngira ngo nanjye ndimo, twari dufite iyi teme ivuga ngo saba icyo ushaka Imana irakiguha. Haleluya, haleluya. Uyu munsi namenye ko nzaza uyu munsi hano ejo mu gitondo nka saa 5 saa 3 saa 4, ngomeza kubitekereza ntekereza inshuro nyuze imbere yanyu bamwe, ngomeza kubitekereza, ngomeza gusenga, njya mu materaniro mvayo ndataha. Byari Noheli birumvikana, turaserebura n'umuryango, turishima ko Imana iduhaye ubuzima. Soje tujye mu yindi Noheli tugikijijwe, mu rugo bikimeze neza, dushima Imana. Ariko ngomeza gutekereza uyu munsi, Noheli irarangiye. Mu by'ukuri ntabwo ndi bubisubiremo, ejo ndumva ko mwabiganiriyeho mu ijambo ry'Imana bihagije. Byari misiyo y'Imana kohereza Yesu gucungura umuntu. Byari misiyo y'Imana kohereza Yesu kugira ngo uwari gupfa ntapfe, uwari kugirwaho n'urubanza urwo rubanza rumuveho. Haleluya. Kandi ndashimira Yesu ko yasize ubwiza yari afite mu ijuru, agasiga n'icyubahiro yari afite mu ijuru. Iyo misiyo akayemera, ngo akemera kwambara isu, ngo akaba hasi akaba umugaragu ngo ndetse w'imbata, kugira ngo akunde acungure njyewe nawe. Uyu rero Luka ni umudokiteri wize cyane, atangira kwandikira iki gitabo yacyandikiyeho bita Teofile, ariko kandi amwandikira kugira ngo bizagere n'ahantu hose no ku isi hose, natwe uyu munsi bizatugereho. Ndashimira Yesu ko yavuye muri Isiraheli mu buryo bw'umuntu akaza mu buryo bw'ijambo. Haleluya. Kandi mu buryo bw'ijambo uko umwakiriye niko amera. Iyo umwakiriye ko ari umukiza aragukiza, iyo umwakiriye ko ari umucunguzi aragucungura, iyo umwakiriye ko ashobora byose arabishobora. Binyuze muri iri jambo uko umwakiriye niko bigenda. Ndamushimira ko namwe nimwumve uburyo yisemplifiye, yisemplifiye bikagera ku rwego aza akaza muri uyu muzingo w'iki gitabo. Haleluya. Bikanagera ku rwego agira abatuma akabihishurira kugira ngo bamuvuge, hanyuma nibamuvuga neza umwumvishe akabyizera ahabwa umugisha. Teofili atangira abwirwa neza kuvuga kwa Yesu. Mu gice cya mbere, igice cya kabiri ni ibintu mwagiye mubwirwa, n'ejo twabisubiyemo aho twari turingira ngo na hano babisubiyemo. Mariya na Elizabeti barahoberana, abana mu nda, ibiki n'ibiki. Hanyuma Yesu aravuka, hanyuma Yesu atangira gukura. Reka mpere Yesu agiye kubatizwa, ngo nuko umuhanuzi w'Imana Yohana ari kuri Yorodani aravuga ngo njyewe ndababatirisha amazi gusa, ariko nyuma yanjye hazaza undi muntu uzababatirisha umuriro, uzabatirisha umwuka wera. Haleluya. Ubwe avuga ngo uwo nguwo we sinkwiriye no gupfundura udushubi tw'inkweto ze. Wakiri muri ibyo Yesu abageze kuri Yorodani, aba yinjiye muri Yorodani, ngo Yohana aramureba, aramumenya,
ariko kuko byari ngombwa aramubatiza. Ngo ako kanya ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ndetse Imana igaragaza n'ikimenyetso, inuma iraza imuhagarara ku rutugu. Ngo ariko Yesu amaze kubatizwa wajyanwa n'umwuka wera mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Arageragezwa, iyo ni inkuru ubwo turimo turavuga mu ncamake. Arageragezwa ariko anesha kugeragezwa. Araza sasa atangira ivugabutumwa, aratangira arabwiriza. Murabizi igitangaza cya mbere yakoze nicyo guhindura amazi kuba vino ikana y'i Galilaya. Nubwo bamwe babivuga nabi uko babitekereza, nyine nkuko umushumba yahoze abitubwira bavuga iriya vino, ariko icyo Yesu yashaka kugaragaza ndi Imana ihindura, nshobora guhindura ibintu bigahinduka. Haleluya. Nyuma yaho ubwo turimo turiruka muri Luka mu bindi bice bigiye bitandukanye, agenda ahumura impumyi, agenda akiza abarwayi, agenda azura abapfuye, agenda ahaza abantu, agaburira abantu, agenda yigisha ubwami bw'Imana, aca umugani w'abakobwa 10, avuga neza amatabaza icyo ari cyo, avuga kurinda amatabaza. Yesu akomeza agenda abwiriza, Yesu akiza ababembe, Yesu akomeza agenda abwiriza, ngo akirirwa abwiriza umunsi wose. Nijoro byagera akajya ku musozi gusenga, kwakira izindi mbaraga. Yesu agomeza muri iyo minisiteri. Igihe kiragera yumva ko akwiriye kwinjira i Yerusalemu. Teme mfite uyu munsi, Imana yambwiye ngo hari ahantu igiye kukwinjiza. Ntabwo ari uwo nguwo mwegeranye ngo wenda ngo se ngo kwatishimye, wowe wishimye ni wowe nyine ugiye kuhinjira. Imana yambwiye ngo hari ahantu igiye kukwinjiza. Ikindi gihe cyose yabaga ari Galilaya, yabaga ari Nazareti, yabaga ari mu butayu, yabaga ari mu musozi, yabaga ari aho hafi, yabaga ari kuri Elayono, yabaga ari kuri Betifage, yabaga ari aho hafi, yabaga ari ku nyanja ya Tiberiya, yabaga ari aho hafi, yabwirizaga mu bwato bwa Simoni na Yohana, yabaga ari aho hafi. Ariko igihe kiragera yiyumvamo ko agomba kwinjira i Yerusalemu. Haleluya. Kandi aravuga ngo ubwo ngiye kwinjira i Yerusalemu, byanze bikunze hari uwo tugomba kwinjirana i Yerusalemu. Bibiliya ndagira ngo mbabwire ngo hari aho igera ikavuga ijimbije, ikavuga ari umugani. Niko Yesu yabwiye abigishwa be. Baramubajije ngo ariko nyuma yuko abacira umugani, kuki abantu benshi ubabwira mu migani? Harabwira ngo mwebweho mwagiriwe amahirwe yo kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Ariko bariya bo barabyumva gusa ariko ntibabisobanukirwa, barabireba gusa ariko ntibabimenya. Nibwo yabwira ngo rega mbasobanurire umugani icyo usobanura. Rero Yesu arimo atekereza kujya i Yerusalemu, abona hari umuntu atasiga atinjije i Yerusalemu. Yerusalemu yawe ni mu mugisha wawe. Yerusalemu yawe naho ugomba kuba uri, where you belong to be. Yerusalemu yawe ni urwego rwawe ugomba guhagararaho. Yerusalemu yawe ni umugisha wawe ugomba kuba ufite. Ariko muzi ikintu gitangaje, Yesu ngo ageze bugufi bw'i Betifage ku musozi wa Elayono, ngo afata abigishwa babiri atavuze amazina. Haleluya. Nababwiye ngo iki? Harimo umugani, harimo ishurirwa. Iyaba yaravuze ngo afata Petero na Yohana, uyu munsi twari kuvuga ngo afata Petero na Yohana, hakagira umuntu wumva ngo ubwo ni Petero na Yohana. Ariko ndashimira Yesu yashimije abigishwa atumye, kuko yarazi ko uyu munsi nanjye azantuma kugira ngo ubohoke ugire ahantu uva uri winjira i Yerusalemu hawe. Reka bisubiremo neza, bazimbiza abigishwa atumye, ntibabavuga amazina. Kubera iki? Uyu munsi nagombaga kuba mpagaze imbere yawe kugira ngo ahantu wari uzirikiwe ahariho hose urahava, kandi urinjira i Yerusalemu, kandi urajyana i Yerusalemu na Yesu.
haleluya. Ngo nuko Yesu afata abigishwa be babiri mu bigishwa be arabatuma. Abatuma ngo iki? Arababwira ngo nimugende mujya mu kirorero kiri imbere yanyu, mu mudugudu uri aho hafi, mu murenge uri aho hafi, mu kagari kari aho hafi. Aho hafi nyine nimuhagera murahasanga umuntu, murahasanga icana cy'indogobe, ariko icyo cana cy'indogobe murasanga kiziritse. Mbibutse umwanditsi w'ubutumwa bwiza bwa Yohana avuga ku nkuru za Lazaro, igihe Yesu yategekaga ngo Lazaro naze. Muri Yohana 11 umurongo wa 38 kumanuka kugeza kuri 40, ngo Lazaro arasohoka, ariko asohoka ahambiriwe amaguru, ahambiriwe amaboko, ahambiriwe no ku maso. Ibyo ngibyo ngira ngo Yesu abona ntago byigishije abantu, ahitamo gukora n'iki gikorwa. Arababwira ngo nimuhagera murahasanga icyo cyana cy'indogobe kiziritse, ariko mbahaye autorite mukiziture. Kwa Yesu dufite ubutwari kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye. Umurongo ukurikira Yesu abwira ababigishwa, arababwira ngo bataragenda, ahita ababwira ngo ariko ndimo ndabona nimuhagera mutangiye kuzitura icyo cyana cy'indogobe, hari abantu bari buze kwitambika, hari abantu bari buze kubyanga, bakababaza ngo murakiziturira iki? Arabwira ngo nibabibabaza mubabwire ngo databuja umwigisha arabishaka. Turi gufashwa n'ijambo ry'Imana, haleluya. Turi gufashwa n'ijambo ry'Imana. Nibababaza impamvu muri kuzitura iki cyana cy'indogobe, mubasubize ngo umwigisha databuja Yesu niwe ubishaka. Baba batabishaka, baba batabishaka, baba babyemera, baba batabyemera, mwebwe mubabwire ngo Yesu arabishaka. Twahereza Yesu cyubahiro. Babwa iyi message y'iri jambo, Imana yavuganye nanjye ibintu bikomeye. Ndagiye kubona banza kugira ishuri, mbona ndi kugenda ahantu ariko hari jaride nini cyane, ihinze neza, isukuye neza, imeze neza, aho nagenaga nkandagira. Ndimo ntembera muri iyo jaride, mpura n'abantu bagera muri 4, ariko bambaye nka uniforme bigaragara ko bari gukora muri iyo jaride. Noneho kumbe hirya, uko ndi gutembera hagati aho hirya hari ahantu hahinze amafruit atandukanye, imbuto zitandukanye. Noneho mbona babantu barimo barasoroma imbuto bakampereza, nabanje ndanarya ndarya. Numva umwe arambwiye ngo ngaho nizifate ejo uzazishyira abantu. Numva ndishimye cyane, avuga nifite abana bakunda imbuto, we mu rugo nyine numva ni mu rugo, kuko numvaga ndahandi hantu mu kindi kirere. Ariko mvuye muri iryo yerekwa, muri iyo revelation, Imana irambwira ngo muri pefa igihe
kirageze ko nsohoza amasezerano yabo navuganye nabo. Reka nsubiremo neza. Imana iramwe ngo igihe kirageze muri pefu ko nsohoza amasezerano yabo navuganye nabo. nizo mbuto izo ngizo zindi uhawe ukabwirwa ngo ezo uzazishyire abantu. Haleluya. Hari ababikuruye neza, bari kubikurura neza koko bari kubikurura neza. Igihe cyo gusohorezwa amasezerano yawe Imana ikikwinjijemo mu izina rya Yesu. Hari umuntu ushobora gutekereza ngo ko usanzwe nzi Reverend Pastor Aime aguruka byagenze gute? Ziba satani abarozi cyangwa abandi bantu niko baba bifuza ko uba nyine aho ngaho nyine ukahaguma nyine. Ariko kuri uyu munsi Yesu aravuga ngo no, ndinjira i Yerusalemu Kandi turinjirana. ndinjira i Yerusalemu kandi turinjirana. Uko byagenda kose mwebwe gusa nimugende, nimuhagera muziture. Nihagira n'abaza kubabaza 32 bakababaza ngo mbese kubera iki muri kuzitura uyu muntu iyi ndogobe, mubabwire ngo Yesu arabishaka. Yesu arabishaka. Kwibutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Mubo yapfiriye nawe urimo, mubo yacunguye nawe urimo, mubo yameneye amaraso nawe urimo, mubo yahamagaye nawe urimo, mubo azakomeza nawe urimo, mubo agomba guha icyubahiro nawe urimo, mubo agomba gutabara nawe urimo. Haleluya, haleluya. Icyama ahubwo ukajya ku murongo wa mbere, ukajya kuri nimero ya mbere. Muba agomba kuziturwa ukinjirana na Yesu i Yerusalemu. Ahangaha mbibutse ntabwo bivuga ngo Yesu yabwiye abigishwa ngo uyu muntu amaze iminsi asenga cyane, ngo amaze iminsi yiyiriza cyane, amaze iminsi atanga amaturo menshi, ngo amaze iminsi no we gusa yiyumvishemo ngo ntabwo ngiye Yerusalemu musize aziritse. Niba mujya mubona indogobe cyangwa andi matungo yandi aziritse, ni ikiziriko mu ijosi, ni ikiziriko ku kaboko, cyangwa se ni ikiziriko ku kaguru. Kandi akenshi azirikirwa ahantu hari ibyatsi cyangwa se ahantu hari urumambo bashinze icyo bita urumambo. Icyo gihe izuba ryava, imvura yagwa, ubura aho ngaho riba rizirikiye aho ngaho. Abantu bahanyura batahanyura riba rizirikiye aho ngaho. Mbere ukuntu Yesu iri jambo ririmo umugani ukomeye cyane. Haleluya. Hari ahantu buri, hari ahantu buhagaze, ariko muri wowe ukabuvuga ngo icamo imbaraga zinkura aha, icamo imbaraga zigeza aha. Warangiza ukabona wowe ntazo ufite, warangiza ukabona hirya no hino ntazihari. Ahantu ziba zisigaye gusa ni mu ijuru honyine. Haleluya. Icyo gihe rero Yesu arimo aritegereza akabona hari umuntu udafite umuvugira. Mumbare mu nyumve. Yesu arimo aritegereza akabona hari umuntu udafite uwamutabara. Yesu aritegereza akabona hari umuntu udafite uwamurengera. Akabyiyumvamo akavuga ngo ariko uyu muntu reka murengere. Yesu akabyiyumvamo akabona uyu muntu adafite uburyo yava aho ari ngo agere ahandi hantu. Akabyiyumvamo akavuga ngo ariko uyu muntu reka muvana ahantu ari muteze intambwe mugeze ku rundi rwego. Yesu akabona umuntu, akabona uyu muntu amaze imyaka mu buzima yaranagerageje ngo buhinduke byaranze, ariko akavuga ngo reka byiyumvemo uyu muntu muhindurira ubuzima. Haleluya. Reka mbyiyumvemo uyu muntu muhindurira amateka. Yesu akitegereza akabona ubuzima ubayemo. Haleluya, haleluya. Imana iri kuvugana nanjye ngo muri iri teraniro, dore abari bafite abarwayi Imana irabakijije. Imana ikijije abarwayi. Abantu bari bafite abantu barwaye batari hano, Imana igaragaye nk'ije gukiza. Imana ikijije abarwayi mu izina rya Yesu. Niko ijwi ry'Imana rivuganye nanjye
mpagaze ahangaha. Haleluya. Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi. Uriya muntu bavuze madamu wawe, bavuze ngo ni madamu wawe, haguruka we umushyitsi. Haguruka. Imana iri kuvugana nanjye ibintu bikomeye. Yesu wacu nashimwe cyane, mumbabarire. Imana iri kuvugana nanjye ibintu bikomeye. Ngiye kubona mbona imbere yawe haje klaseri zino za kera zabaga babikamo, niba basizibikamo simbizi impapuro nyinshi. Hari ukuntu bashyiragamo impapuro bakagira gutya nyine bisaba ko n'impapuro ziba zitoboye ahantu nka gutya. Ngiye kubona muri iyo klaseri ije imbere yawe, ariko irambuwe impapuro zari zimo zimera ntizigurutse, hasigara impapuro ebyiri. Mbaza Imana ngo ibi bisobanuye iki? Imana ivugana nanjye 2013 hari mu kwezi kwa gatandatu. Icyo gihe hari tariki 7. Satani yakunyaze umugisha ukomeye, yakunyaze umugisha ukomeye. Imana iri kuvugana nanjye, iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Uraza kuza kwicara ubitekereze, ubyibuke. Imana ivuganye nanjye ijambo rikomeye. Nubwo Satani yakunyaze amahirwe, ariko Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Nabonaga marayika w'Imana aza mu buryo buri rapide, yongera afata za mpapuro azisubizamo uko zari zimeze. Imana irambwira ngo hari amadosiye mashya Imana igusigiye. Ni byiza ko abagabo bacu, abagore bacu batubonaho umugisha, ariko wowe umugabo wawe nawe azakubonaho umugisha. Umugabo wawe nawe azakubonaho umugisha. Niko Imana iri kuvugana nanjye. Ikindi kintu, mufite umuntu mu muryango mwagiye musengera, nawe ubwawe waramusengeye, hari uburyo wamusengeye mubona hari ukuntu bitagenda. Imana irambwiye waje nyine uraritswe, ubwiye nyine ngo tugende nyine uraza. Nta nubwo wari kuza, ntabwo wari kuza, wari ufite gahunda ziri butume utaza, ariko waje nyine kugira ngo ibi ngibi ubyumve. Buri Imana niba ari wowe yantumyeho, yakuntumyeho nyine, niba wowe yashaka kuza nyine waje nyine. Wari ufite na gahunda yindi zindi, ariko waje. So uriya muntu rero Imana ivuganye nanjye, yumvishe gusenga kwawe n'umuryango wawe. Imana imugiriye neza, Imana imugiriye neza. Igihe amaze kugeza naho byari bigiye kumutera pressure, akagira pressure, Imana iramutabaye. Niko Imana iri kuvugana nanjye, niko Imana iri kuvugana nanjye. Ikindi kintu, hari umuhigo wahize utarahigura. Hari umuhigo Imana irimo imbwira wahize ko wakwegereye umushumba cyangwa ababyeyi cyangwa abandi bantu, uwo muhigo ukawuhigura uyu mwaka utararangira. Ko nk'imigisha Imana igiye kuguha ukahigura uwo muhigo Imana itararangira, ntabwo bisaba kuko icyo gihe uhiga wari wicaye ahantu, wowe urawuhiga wandika n'urupapuro. Icyo gihe n'ibyifuzo wanditse harimo ibyasubijwe. Ndimo ndakubeshyira se? Je ndimo ndavangirwa? Nasenze mbere yo kuza hano, rega nasenze, nubwo ntishizemo ko ndi buguruke cyane, ariko nasenze. Haleluya, amen. Imana iri kuvugana nanjye. Hari hasigayeho nimero zigera nko muri 3 cyangwa 4 gusa zitarasubizwa kuri iriya list wanditse. Ariko wibuke umuhigo wahize, icyo wawuhigiye nyamara cyaraje, nyamara warakibonye, ahubwo guhigura nicyo cyari cyarabuze. Mwuka w'Imana akwibukirije muri njyewe, higura uriya muhigo, ubundi wirebere gukora kw'Imana, ubundi wirebere imirimo y'Imana, ubundi wirebere ngo Imana irakora agashya. Ikindi kintu Imana iri kumbwira, ndabwiwe ngo ubwoba wari ufite nibuhagarare. Kiriya kintu cyari kiguteye ubwoba ntigihagarare, humura, ntabwo kizaba, ntabwo bizaba kuriya, ntabwo bizaba kuriya. Ubwo nyine hari igihe Imana ibivuga gutyo kugira ngo nyirabyo abari ubyumva wenyine, ariko noza kuburi kumwe no muntu wenda umuganiriza wimubwire gusa, ndabwiye ngo humura, ntabwo bizaba kuriya, wigira ubwoba, Imana iri kumwe nawe. Uyu mubyeyi wicaye hano, haguruka,
uyu wambaye ikanzu nziza cyane, wowe haguruka mama. Ngiye kubona mbona imbere yawe haza umuntu afite inkoni ebyiri, zari inkoni ebyiri, imwe ayijugunya hasi imera nk'inkoni ihiye. Muri saha ndayizi ntago mbarambira, mbona ibaye nk'inkoni ihiye, ariko mbona ya yindi nzima isigaye arayiguhereje. Imana irambwira ngo igihe kirageze, 2022 dutangiye, Imana yirukanya abarozi. Ikintu cyitwa abarozi, kandi Imana iri kumbwira ngo uretse nawe, abo barozi ni abantu ba kera bagiye bagira n'amashyari bakagira n'amatiku ku babyeyi bawe, ku babyeyi banyu. Ni ibintu byabaye ibintu by'igihe kirekire cyane. Amablokaje menshi uragiye uhura nayo, ntago bivuze ko atari uko wageragezaga, oya, ahubwo habaga hari imbaraga zidashobora gutuma biba. So rero Imana ivuganye nanjye, ya nkoni yahiriye hasi n'iza mbaraga zihiye, ariko uhawe inkoni nshyashya, uhawe inkoni nzima. Niko Imana iri kuvugana nanjye. Mushumba muntu w'Imana, Imana ivuganye nanjye amagambo akomeye. Ngiye kubona mbona marayika w'Imana guhaye umuzingo w'igitabo, mbona umuzingo urawakiriye. Imana irambwira ngo nkuko yabwiye Yesaya akavuga ngo ntuma ndakugendera, ikamukoza ikara ryaga ku munwa. Ni Imana igutumye kugira ngo uyivugire, ni Imana igutumye kugira ngo uyivugire. Kandi Imana igiye gukoresha mu buryo bw'ibitangaza, bwo kuba wanafata n'umuntu ari cyangwa ari ikiragi, wamukora wamusengera, uwo muntu agakira akaba muzima. Niko Imana iri kuvugana nanjye. Yesu wacu nashimwe cyane. 2019 hari ahantu wagiye gusengera mu mazi, ndimo ndakureba, hari ahantu wagiye gusengera mu mazi, uvuye muri ayo mazi, ndabona utasa nawe utarahindura imyenda wari wambaye ugitose, uhura n'umuhanuzi. Uwo muhanuzi ahanura ibintu bikomeye. N'uyu munsi wari ukibitegereje, Imana ivuganye nanjye, ntabwo ibisubiyemo ngo ikure mu mutima, ahubwo irabisohoje, ije kubikwinjizamo. Biriya wibuka 2019, rekana nakwibutse neza ko nta kintu ari kubona muri liste yawe, kuri raporo yawe. Icyo gihe wari uri musenga uri kumwe n'abandi bantu, hari mu kwezi kwa munani, mu gihe cy'izuba, mu kwezi kwa munani, ujya ahantu mu mazi, uvuye muri ayo mazi uhura n'umuhanuzi, ahanura ibintu bikomeye, harimo ibizabera mu mujyi wa Kigali n'ibindi bikabera muri. Ikindi kintu gikomeye, Imana irambwiye ngo ikurinze kurwana intambara kandi urwana n'abantu mu murimo. Imana ikurinze intambara zo mu murimo. Niko Imana ivuganye nanjye. Pesefo Imana irimo iravugana nanjye. Hari abari bagiye guhaguruka bakakurwanyiriza ukuri nyine, batakwemera, bakanatera n'abandi bantu kutakwemera no kutakumva. Imana irambwiye ngo ikurinze intambara zo mu murimo, irazicecekesheje neza. Ntabwo ari umuntu waguhamagaye, ni Imana yaguhamagaye ubwayo. Haleluya. Uriya mukobwa wowe wifashe gutya, Imana iri kuvugana nanjye ijambo rikomeye. Ndabwiye ngo guhera uyu munsi hariho ibintu, imbaraga zigezga zikurwanya, akenshi zikakurwanya ugiye kubyuka, hakabaho kumva uzengerezwa, ukumva uzengerezwa, rimwe byaba nta n'ikintu ufite cyo gukora, ukongera ukaryama, ukumva umubiri wose ucitse intege. We wayoberwaga icyo bivuze, ariko n'imbaraga zabaga zaguteye. Ndabwiye rero ngo guhera uyu munsi izo mbaraga Imana irazihagaritse. Niko Imana ivuganye nanjye. Ikindi kintu gikomeye, Imana igiye kuzaguha akazi, ujye ukora ahantu hari n'abantu bakuru, kandi ubona bakuru mu myaka, kukuruta mu myaka, ariko uhagirire umugisha, uhagirire icyubahiro, uhagirire favor, uhagirire igikundiro, nawe ubwawe bikuyobere. Icyo gihe nibiba, Imana iri kubwira ngo uzirinde kwishyira hejuru, uzicishe bugufi, wongere ukunde no kuba mu nzu y'Imana kurutaho. Ndabona ufite n'impano yo kuririmba, uraririmba, kubera icyo utaririmba?
nawe ntabwo bizi. None si yo mpano ufite yo kuririmba, uzaririmba washaje? Ntabwo Imana izereka abapfuye ibitangaza. Ntabwo uzaririmba wapfuye, waririmbye hakiri kare. Haleluya, haleluya. Mumwakire hakiri kare. Umuntu wicaye yara wambaye amarinete w'inyuma ariko w'umumama. Haleluya. Imana ivuganye nanjye. Haleluya. Nkuko wicaye kuri iryo dirisha nyine, ndabwiye ngo hari abantu bari bazi ubuzima bayemo, bazi n'ikigeragezo warumaranye igihe. Uko nyine wicaye aho ngaho, wicaye aho ngo niko n'abari babizi bari babizi. Ariko kandi Imana ivuganye nanjye muri aya materaniro y'abera, ishizeho iherezo. Imana ishizeho iherezo, wowe ubwawe ugiye kuzabireba n'amaso yawe. Haleluya. Kandi Imana irambwiye ngo niyo yubakira umuntu ikamwubakira kandi ikamukomereza urw'imwubakiye. Mana yanjye twakomeye Imana amashyi ngo niyo yubakira umuntu ikamwubakira ngo kandi igakomeza urw'imwubakiye. Niko Imana iri kuvugana nanjye. Haleluya, haleluya. Ngo Yesu arababwira ngo nimuhagera mukiziture, nihagira ubabaza ngo ninde ubibabwiye, mubabwire ngo Yesu arabishaka, umwigisha. Haleluya. Ariko iri jambo ni rigari. Mama wowe bahoze basengera akana kawe hano. Haleluya. Imana iri kuvugana nanjye amagambo akomeye. Imana irambwiye ngo nubwo Satani mu gihe cyawe cy'imyaka 16 n'irindwi n'umunani aho ngaho kuzamukaho, Satani yarwanije amashuri yawe, icyo gihe arwanya ubwenge bwawe ndetse mu muryango, icyo gihe havuga utuntu n'utundi. Ariko Imana iri kuvugana nanjye, ni wowe Imana ihaye inyenyeri y'umuryango wawe. Ni wowe Imana nihashaka hano habe harimo abo muva indimwe, habe harimo bene wanyu. Imana irambwiye ngo ni wowe ihaye inyenyeri y'umuryango wawe, kugira ngo Imana yerekane ko atari nk'umuntu, itareba nk'abantu, idakora nk'abantu, itagendera ku byo abantu bavuze, ahubwo yo nk'Imana ireba igikwiriye akaba ari ikikorera umuntu wayo. Imana ivuganye nanjye no mu kubana n'umutware wawe, harimo abatarabyishimiye, harimo abatarabyishimiye no mu kubana n'umutware wawe. Aho ndekeye aho ndi umugabo, sinavuga ndi mabanga menshi ibintu Imana ibimbwiye, ariko gusa Imana ibikubwiye akantu kugira ngo wumve. Nibyo bita mu mashuri ngo exemple typique. Haleluya. Hanyuma wagaruka mu buhanuzi nk'umuhanuzi ufite ubwenge, uhakaba ibyo urekeraho nyine. Ariko Imana ivuganye nanjye n'ukuri. Nubwo babirwanije, nubwo hari abatarabyishimiye nyine bakavuga ngo iyaba byagendaga gutya, iyaba byagendaga gutya, wowe n'umugabo wawe Imana ibahaye umugisha. Wowe n'umugabo wawe Imana ibahaye umugisha. Kandi ndashimira umutware wawe. Dole blessed for the dry. Muri iki gihe cya Covid turi muri guma mu rugo, hari igitekerezo wamuhaye, hari inama wamuhaye, umugabo wawe arabyumva. Hari ibintu wamubwiye arabyumva. Nugire ngo ariko Mana we, papa warakoze kumvira umudamu wawe rata. Byamuhaye indi confidence ikomeye cyane ku rugo rwe, ku rugo rwawe. Haleluya, haleluya. Kandi Imana ibimbwiriye kugira ngo mwumve ko Imana izi urugo rwanyu, izi n'ibyo muganira. Dawidi se yavuze ngo iki? Uzi imyicarire yanjye, uzi imihagurukire yanjye, uzi imivugire yanjye, uzi imiryamire yanjye, uzi imitambukire yanjye, ngo n'ijambo ritarava ku rurimi rwanjye uba wamaze kugira gute? Uba wamaze kurimenya, ngo umenyera kure n'ibyo nibwira. Haleluya. Ngo umenyera kure n'ibyo nibwira. Haleluya. Imana irabazi kandi Imana iri kumwe namwe. Umuntu wicaye inyuma y'abandi cyane mu muryango, haguruka ugire gutya. Yes, ni wowe. Tambuka wirukankuze hano. Tambuka wirukankuze hano. Mubo yachungu jayo maraso ziyuko nanjye
nzajya ndirimba urwo rukundo rukwize mu isi hose nacyakirana cyizererezi rwatumye sacyakira. Ayiwe ako kuntu nezerewe gusa ndashima Imana ko ariko na Bishop anezerewe, nukuri ndashima Imana ko ariko namwe munezerewe. Ninde wagutumiye uze hano? Ninde wagutumiye? Wumvisha umutima wawe kubwira ngo uze, uraza. Haleluya. Twari dukwiye gushima Imana kubw'uyu muntu. Hari nta mu rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri, ariko imwe yari zimi ivuye ku nkuge. Mu bihanamanga izerera itayo umugeri wayo izufite urwenda n'icyenda, mbese ntizihagije uwo mugeri atisiga. Iyo nayo niya naho igeze kure, giye gushaka iyo nama yanjye. Amen. Duhe mikoro uyu muntu yature. Ndashaka ko watura ukihana. Ko watura urabizi? Fata mikoro wature wihane. Hari n'impamvu uwo wise ubwawe wise upfukama ntaranaguhanurira ngo nkubwire icyo nguhamagariye, ariko fata mikoro waturira imbere y'aba bantu, imbere y'ubu bwoko bw'Imana. Buri cyaha cyose wumva Satani yakwangijemo ukihane, tugusengera Imana. Urakoze. Imana ikubabarire iki? Imana imbabarire kuba mbeshya. Imana ikubabarire cyane. Imana imbabarire kuba ngira ingeso zo gutukana. Imana ikubabarire cyane. Uri imbere y'Imana, ntabwo nushaka uhumirize, ntabwo ari nta nubwo ari ngombwa ngo bihishe. Nunabihisha nkabibona wenda nabikuga cyangwa se bikubwira, ariko hari igitunyuza uca bugufi imbere y'Imana. Ntabwo twamubwiye ngo apfukame, ariko hari impamvu. Atura. Imana ikubabarire iki? Imana imbabarire kuba nkorakora. Imana ikubabarire cyane. Imana imbabarire kuyijya kure. Imana ikubabarire cyane. Imana imbabarire ndetse no kubeshya cyangwa no kwifuza. Imana ikubabarire cyane. Urakoze. Nguhagurutsa hariya, reba hano, ndaza kukwereka umuntu uri bugusengere. Nguhagurutsa hariya, Imana yavuganye nanjye, hari imbaraga zikuboshye mu buryo bukomeye, ariko Imana yambwiye ngo yakuzanye hano kugira ngo ishimangire iki cyanditswe, ko Imana ijya ibohora abantu baboshye. Imana ubwayo yakuraritse irakubohora uyu munsi muri riteraniro. Ikindi kintu umaranye igihe ubwoba, hari ibintu wibye, hari ibintu ubwo nyine nibavuga ngo gukorakora mujye mubyumva, hari ibintu byabaye gutyo, noneho urahigwa ngo ufungwe ntibagufata. N'uyu munsi
byari byitezwe ko aho bazagufatira hose bazagenda bakagufunga. Imana irambwiye ngo no kuba wihannye igukuyeho n'urwo rubanza, igukuyeho n'urwo rubanza. Zamura tera haleluya bakwikiriza. Haleluya. Yesu ashimwe. Genda usanga uriya mugabo wambaye ikote wicaye ku muryango, upfukame imbere yiwe agusengere. Shumba uwo muntu umubohore, ni wowe Imana ihaye iyo autorite, ni wowe Imana ihaye iyo autorite. Mama umubyeyi wikoze mu mutwe, yes ni wowe Imana. Haguruka ugire gutya. Dukomere Imana amashyi kubw'uyu mubyeyi. Imana ivuganye nanjye amagambo akomeye. Ngiye kubona mbona uhagaze ahantu hari hameze nk'aho hari amaduka menshi, ariko ayo maduka inyuma yawe hari abandi bantu. Noneho numva mbwirwa ngo hindukira ngo uvugishe abo bantu. Mbona urahindukiye utangira kubavugisha. Imana ivugana nanjye irambwira ngo inkoni y'ubutware yo mu muryango wanyu, iyo nkoni Imana irongeye irayeguye, irongeye irayizamuye. Hano amasengesho umaze iminsi urimo usenga, ariko harimo ayo urimo usengera umuryango wawe uvukamo, family bond, umuryango uvukamo. Imana irimo ivugana nanjye ikambwira ngo ni ukuri yumvishe gusenga kwawe. Imana yumvishe gusenga kwawe. Ikindi kintu Imana irimo imbwira, ndimo ndabwirwa ngo ukunda gutuza, wagiye ugaragazwa na character yo kuba watuza ugaceceka. Umuntu utabizi rero utabimenya akaba yabifata nabi cyangwa yabifata ukundi, ariko Imana irakuzi, iza umutima wawe. Imana iza umutima wawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Harimo n'icyifuzo ufite cyo kugira ubutunzi, ariko bwo kugira ngo habemo no gufasha. Imana iguhaye uwo mugisha mu izina rya Yesu. Imana iguhaye uwo mugisha. Ikindi kintu Imana iri kuvuga ni ku rubyaro. Nimo ndabwirwa ngo abana bawe Imana bahaye ubwenge. Abana bawe Imana bahaye ubwenge. Abana bawe Imana bahaye ubwenge. Nimo ndabwirwa ngo nukuri Imana bahaye ubwenge bwo kugira amanota meza, kuba mu myanya myiza, noneho no mu buzima busanzwe bakagenda bagira ubundi bumenyi. Imana ikabaha ubwenge. Imana bahaye ubwenge. Uzageraho nawe ujye ubareba ubayoberwe. Niko Imana ivuganye nanjye, niko Uwiteka arimo avugana nanjye muri aya materaniro y'abera. Mama mubyeyi wacu, mama bishop, mumbabarire mu cyubahiro cyanyu muhaguruke. Imana irimo ivugana. Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi. Haleluya. Yesu aravuga ngo nibababaza ninde ubishaka, Yesu niwe ubitegetse. Ndaje dusenga isengesho rikomeye. Imana ivuganye nanjye. Reka nce bugufi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Imana ivuganye nanjye ijambo rikomeye. Ngiye kubona mbona umuntu aje imbere yawe, ariko aguhereza igitambaro. Cya gitambaro mbona uhawe kugikatamo uduce twinshi. Twa duce nkabona urimo ugenda uhanagura abantu ku maso, ubahanagura no mu ntoki. None umaze guhanagura kagatambaro ukanakamuha, ukamuhanagura ku maso ukanamuhanagura mu ntoki, kagatambaro kakamuha. Imana irambwira ngo muri pefa izanye ububyutse bukomeye, kandi muri ubwo bubyutse mu masengesho yawe nuko wabwiye Imana ngo hagira abantu Imana iruhura, ngo abo bantu Imana irabaruhuye. Mwambare tugakomera Imana amashyi. Imana irambwiye ngo nk'umubyeyi, nk'umureberezi ureberera, harimo n'abo wagiye watura mu mazina ukumva birakwangiye, kubera ko bazi ukabatura mu mazina, kubera ko bazi ukavuga ngo nuriye ubyibushye, nuriye umeze gutya na gutya. Ni ukuri Imana irabaruhuye. Ikindi kintu Imana irambwiye ngo nawe ubwawe kandi nabona gusigaranye ikindi gitambaro uhanagura ku maso. Numva Imana irambwiye ngo ikurinze amarira.
numva Imana irambwiye ngo ikurinze amarira. Ikindi mpawe n'umwuka w'Imana kumenya, ngiye kubona mbona umuntu akuzaniye umwana w'uruhinja. Mbabare dukomere Imana amashyi. nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose iriho. Amen. Amen. Ibindi ndabikubwira mama mu kanya. Niyo mpamvu mbese ndirimba iyo ndirimbo. Tugiye gusenga Imana. Bomba Bible yawe utekereze neza. Ese muri iri sengesho tugiye gusenga, ugiye gusengana n'umukozi w'Imana n'umuntu w'Imana, ese hari uburyo wumva uko Yesu yifuje kwinjirana n'uyu muntu i Yerusalemu, hakaba hari ikintu cyari kimuboshye cyangwa hari ahantu yari aboheye, hakaba hari indi revo yifuzaga kumugezaho? Iri jambo ni iryawe rirakureba. Iri jambo ni ryawe rirakureba. Yesu niwe wenyine ubasha guhindura amateka, niwe wenyine ubasha guhindura ubuhamya, niwe wenyine ubasha guhindura stati yawe, niwe wenyine ubasha guhindura ejo hazaza hawe hakaba heza. Yesu ngo ageze bugufi bw'i Betifage ku musozi wa Elayono, atuma abigishwa babiri bo mu bigishwa be. Yantumye uyu munsi gutangaza iri tangazo. Urwego wari uriho ntabwo ari ugiye kugumaho, ugiye kwinjirana na Yesu mu mugisha wawe, ugiye kwinjirana na Yesu mu mugisha wawe, ugiye kwinjirana na Yesu mu gakiza kawe, ugiye kwinjirana na Yesu mu cyubahiro cyawe, ugiye kwinjirana na Yesu. Hari indirimbo nshya Imana ishize mu kanwa kawe mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke dusenge, reka duhaguruke dusenge.